Imana nibishaka bizagenda gutya. Imana nibishaka bizagenda gutya. Amakuru tubika mu bwonko burya niyo dusa nayo uyu munsi. Kuvuga ngo amakuru wahereje ubwonko bwawe cyangwa se amakuru ubitse mu bwonko urasa nayo uyu munsi. Ariko we yakuremanye ubwenge butandukanye n'ubwenge bwo guhasaringa, bwo gushakisha, kurwana. Rero Imana nibishaka ariko ugamije ubunebwe, nyuzamo agakato, haguruka tujye gukora. Abantu mwagize amahirwe yo kugenda mu ndege, uheruka ukatisha tike, ubundi hanyuma ukazajya ku kibuga bakagucekinga, bamara gucekinga ukicara muri sare ugategereza, bakababwira ngo indege yanyu yaje, mukagenda. Ntimuzi umupilote uri bubatware, ntimuzi ni umuzungu, ni umwirabura, ni umetisi, arasutse, ni umudamu, ni umugabo, ni iki. Y'Imana ku bantu mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya 7 Mountains TV. Ndabasuhuje cyane kandi nizere ko mumeze neza aho mudukurikiye muri hirya no hino hose. Reka mbifurize nyine amahoro y'Imana. Ni Emma, iyi ni 7 Mountains TV, tuganira ku misozi irindwi nkuko tumaze kugenda tubimenyera. Nshimire rero abakunzi bacu mwese, nshimire abantu mwese mwakanze kuri subscribe kuri iyi channel. Nukuri Imana ibagirire neza cyane kandi ibaho umugisha ku nkunga yanyu mwaduteye cyangwa se kuri support yanyu mwaduhaye. May God bless you. Yes, uyu munsi rero nabwo ndaje ngo twiganirire, cyangwa se uyu munsi nabwo ndaje ngo tugire bimwe tuganiraho. Uyu munsi mfite point talking eshatu cyangwa se ebyiri ariko zimeze nkaho bijya gusa. Ni ibintu bitatu ngira ngo twiganirireho ariko bimeze nkaho nyine bijya gusa. Ariko nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino ku isi. Nizere ko abari mu ngorane nabo cyangwa se bari mu buzima butoroshe barimo kugenda barushaho kwihangana cyangwa se bariho kurushaho gukomera, kuko ni igihe gusa. Ejo birakemuka cyangwa se ejo bigenda neza, hanyuma umuntu akongera akishima. Niba uyu munsi uriho wumva nta bitwenge ufite, nakubwire ngo ihangane, ejo ibitwenge byaza. Niba wumva uyu munsi nta morale, nta courage, menya ngo nta kibazo, ejo bizaza, hanyuma ugerageze kwihangana uyu munsi. Niba urwaye kandi menya ko atari wowe wenyine urwaye. Nkunda kuvuga ngo turi miliyaridi nyinshi ku isi. Iyo ndwara ntabwo ari wowe muntu wenyine uyirwaye, nta nubwo ari wowe wenyine yigiyeho kuba yagirira nabi umuntu, ahubwo abantu benshi bararwara. So rero ugerageze kwihangana cyane, cyangwa se ugerageze kwikara umuvugo uti nta kibazo, byanze bikunze ejo nzaba nakize. Yes, nkunda kuvuga kandi ngo uyu ni umunsi Imana iba yaturemeye ngo tunezererwemo, ariko atari ukunezerwa gusa cyangwa se atari ukubaho azi kubaho gusa, ahubwo tukabaho tunibaza ngo ni gute ejo nabayeho, gute ejo byagenze gute, ese hari icyo ejo nishe uyu munsi nakosora, ese hari icyo ntakoze ejo uyu munsi nakora. Nyine n'andi mahirwe yo kuba umuntu agihumeka ahari no kugira ngo agire bimwe yatunganya. Nyine n'andi mahirwe y'uko ejo nimba warahashye nturonke, umunsi ushobora guhaha ukaronka, cyangwa se ushobora guhaha ukafatisha, So rero nicyo biba bivuze. Ni ukuvuga ngo ni umunsi Imana iba yaturemeye ngo tunezererwemo, ariko kandi nanone nyine twitekerezeho cyangwa se twijudging cyangwa se twikorere igenzura, turebe ngo ejo byari bimeze gute, uyu munsi noneho bikwiriye kuba bigenda gute. Yes, mumeze mute rero? Uyu munsi nashaka twivugira ku bintu bitatu. Ni ibintu bisanzwe, nabyo nkazanza ni ibintu byinshi hano, cyangwa se ibintu bisaba intekerezo nyinshi, cyangwa se bisaba ibintu byinshi. Ni ibintu twiganira twihitira, cyangwa se ni ibintu twiganira tugenda gusa. Kandi nizera ko mu bantu 100 babumvisha ikiganiro cyangwa se 20 hataburamo umuntu umwe cyangwa batatu bafashwa n'ibyo navuze kandi bikagira icyo bibamarira. Rero nshimire cyane umuntu wese ujya ufata umwanya kumva ikiganiro cyacu, cyangwa se nshimire umuntu wese ujya afata umwanya agakurikira ibiganiro byo kuri 7 Mountains TV. Yes, ubushize twagize ikiganiro n'umuntu ukoze w'Imana bita Muzungu Vincent.
ikiganiro cyari cyiza none kiri kuri YouTube, mukomeze mutirebe. Harimo inama nyinshi, harimo inyunganizi nyinshi, kandi harimo ibintu byinshi yagiye atuganirizaho bishobora kugira icyo bimarira umuntu cyangwa se bishobora kugira icyo bifasha umuntu wabyitayeho. Uyu munsi rero icyo turi buganireho ni iki. Point ya mbere, turaganira ku ijambo rivuga ngo Imana nibishaka bizagenda gutya. Imana nibishaka bizagenda gutya. Cya kabiri, turi buganire ku kintu bita kwizera Imana. Kwizera Imana. Cya gatatu, turaza kuvuga ku kintu bita amakuru tubika mu bwonko. Burya niyo dusa nayo uyu munsi. Kuvuga ngo amakuru wahereje ubwonko bwawe cyangwa se amakuru ubitse mu bwonko urasa nayo uyu munsi. Turaza kubirambura rero cyane mu kiganiro cyose, ariko mbibutse ko turi 7 Mountains TV, hanyuma tuganira ibiganiro cyangwa se dukora ibiganiro ku misozi 7. Harimo umuryango, tuganira ku muryango mugari w'abantu, tuganira cyane cyane ariko tugahera ku muryango wanje wawe, harya mu nzu, wowe papa, wowe mama, wowe abana, cyangwa se ngewe umwana na papa na mama. Uwo muryango tukawuganiraho nyine byinshi bigiye bitandukanye. Tukaganira ku musozi wa education cyangwa se w'uburezi, tukaganira ku musozi wa politiki, tukaganira ku musozi w'ubushabitsi, tukaganira ku musozi w'itangazamakuru, tukaganira ku musozi wa art cyangwa se w'ubugeni, ndetse n'indi misozi igiye itandukanye. Tubiganira, ariko tuganira tugamije iki? Kuvuga ngo ni gute naba ambasada w'Imana ku musozi mbarizwaho cyangwa se ku musozi mbaho mu buzima bwa buri munsi. Ni kuvuga ngo niba muri business, ni gute nahagararira Imana muri business yanjye. Se niba mba muri education cyangwa se mu burezi, nahagararira Imana gute mu burezi. Ni gute naba ambasaderi w'Imana muri wa musozi, cyangwa se ni gute naba mwiza hano mbarizwa mu buzima bwa buri munsi, ariko nkanaba mwiza nyine w'Imana. Ubundi idea ijya kuza yari uko usanga nyine hari umuntu mwiza ku munsi runaka, ariko ku wundi munsi ugasanga yahindutse. Then noneho ugasanga umuntu ni mwiza ku cyumweru, ni mwiza ku wa gatanu, ku munsi wo gushenga nyine nibwo aba mwiza gusa, ariko ugasanga indi minsi ni gica. Ikinyarwanda bavuga umuntu gica, nyine ni umuntu uba atorosha, ariko atorosha mu bikorwa bizima, ahubwo nyine ari umuntu ukaze mu bikorwa bibi. Cyane n'ifite umuyobozi ku ishuri wajyaga ambwira ngo ariko ntukigire intwari mu bibi. Niba nkubwiye ngo caha jya uca hano, winyumvisha ko cyangwa se munyereke ko nkubwiye amafuti, ko nkubwiye ngo haguruka, wowe kumva urashaka kwicara, nkubwira ngo tebeza, ugasana ibibazo. Sinzi ikintu kiba mu muntu nyine kimutandukanya n'ikintu kizima, cyangwa se ni kamere mbi ariko umuntu aremanywa, cyangwa se ni kamere mbi umuntu avukana. Ugasanga uri ku ishuri, umuyobozi arakubwiye icara hano, ukavuga uti reka ndicara hariya, mubyuke tujye kwiga, mwandeka reka ndashaka kwiryamira. Noneho akaba igihe ufunze umutwe ugashaka kwihagararaho nyine ukabikora ku ngufu zawe, nyine ugasuzugura abayobozi. Mubibona namwe ku kazi, abantu babayobora nyine ukuntu muba mwabagize, n'ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye ariko bya kamere muntu. Yes, twizere mu kiganiro cyacu rero uyu munsi navuze ngo turi buganire ku bintu bivuga ngo Imana nibishaka. Ariko uburyo nshaka ko tuganira kuri iri jambo ni kwa kundi umuntu yiyicarira hasi akanga kugira icyo akora, cyangwa se akanga kugira icyo atekereza, cyangwa se akanga kugira uwo yagisha inama, cyangwa se yasanga wakicara akavuga ngo Imana nibishaka bizagenda gutya. Urugero, mfite projet runaka cyangwa se mfite umushinga runaka nshaka gukora, sindimo ndahaguruka ngo nshakishe amafaranga, sindimo ndahaguruka ngo nshakishe kapitale, cyangwa se kavuga ngo wenda nzagura iki kintu. Mu by'ukuri kukigura ni kimwe, no kubivuga ni kimwe, no kukigura ni ikindi. Noneho ngiye nkabivuga gusa nzagura iki kintu, ariko nkiyicara noneho nicaye nko mu bantu turimo tuganira, kugura kino kintu bizagenda gute, wowe ugahita uvuga uti Imana nibishaka kabisa kizaza, Imana nibishaka nzakigura. Yego nibyo, ibintu byose bibaho ku bushake bw'Imana, cyangwa se ibintu byose bibaho Imana yabishatse. Ariko ndagira ngo dukure akantu kavuga ngo mu by'ukuri ntabwo Imana ijyana gushyigikira ikintu kizima. Niba ufite project nzima, cyangwa se ufite ikintu kitagamije kugirira nabi umuntu, ikintu kitari buyibangamire se, cyangwa ikintu kitari buze
kitari buze kuguteranya nayo, byanze bikunze ntabwo yakwanga kugishyigikira. Rero ntabwo ukwiriye kwicara kuvuga ngo Imana nibishaka nibwo bizagenda gutya, Imana nibishaka nibwo nzakora iki, Imana nibishaka nibwo nzajya hano, Imana nibishaka nibwo nzadepoza, Imana nibishaka nibwo nzatereta ngire fiance, Imana nibishaka, Imana nibishaka, Imana nibishaka. All hariho gutekereza ikintu hanyuma ukanatera n'intambwe zo kugira ngo ushakire inzira za cya kintu. Yes, Imana nibishaka nibyo, ariko izagusanga mu nzira wagerageje gukora. Ibi bikunda kuzana ubunebwe mu bantu surtout b'abakristo cyangwa se n'abandi muri rusange. Rero kwicara ukavuga ngo Imana nibishaka nibwo bizagenda gutya, kandi wowe ntacyo wagerageje gukora, ntacyo wagerageje gushakisha, ntacyo wagerageje nyine guhatana cyangwa se kugira uruhare rwawe, wowe ukicara kuvuga ngo Imana nibishaka bizagenda gutya. None iyo bitinze cyangwa se byanze bikarangira bitabaye, bya bintu washakaga, avuga ngo Imana ntiyabishatse, wagombaga gutera intambwe ukagenda ugakora icyo kintu, hanyuma mu bushake bwawe bikagushyigikira. Sinzi niba byumvikana neza. Ni ukuvuga ngo niba ntekereje ikintu, yego ni byiza gukorera mu bushake bw'Imana cyangwa se gukora ikintu Imana ishaka kandi ishyigikiye, yes, ariko ntabwo ukwiriye kwicara ngo uvuge ngo Imana nibishaka nibwo bizagenda gutya, cyangwa se ngo Imana nibishaka nibwo nzakora gutya. No, ukwiriye guhaguruka ugatera intambwe, none bwa bushake bw'Imana bukagusanga mu nzira wagerageje, cyangwa se bukagusanga mu nzira wagerageje nawe kugira uruhare rwawe ukora, cyangwa se wagerageje kugira intambwe utera. Nzanavuga ngo utera urutambwe gusa, izindi 99 izazitera. Rero ijambo Imana nibishaka ariko ugamije korora ubunebwe cyangwa se ugamije gushyigikira ubunebwe muri wowe, ntabwo ari byiza, kuko bizendinga ugayishije Imana cyangwa se nawe uyigaye mu mutima. None numara kuyigaya ushwane nayo, iyo ushwanye nayo Satani ubugingo bwawe bufashe burya. Nta kindi rega Satani arwana nacyo, ni uko ahiga ubugingo bwanjye, cyangwa se nuko ahiga ubugingo bwanjye ngo azaburimbure. Rero iyo umuhaye icyuho cy'ahantu uzivovotera cyangwa se uzatuka Imana mukahahurira, nyine azahita kwereka ko ari we mwami, hanyuma baragutwaye da uburagiye. Imana nibishaka ariko ugamije gushyigikira ubunebwe muri wowe, ntabwo ari cyo, ntabwo ari sawa. Abakristo tuba dukwiye guhaguruka tugakora, abakristo tuba dukwiriye kugenda mu nzira nk'izindi zose, kuko dutuye ku isi ari ibintu nkenerwa utazakuraho ngo nuko uri umukristo. Ntabwo umukristo ananirwa, ntabwo umukristo abura gusonza, umukristo arasonza. Ntabwo umukristo abura kwishyura inzu abamo, abantu bakodesha. Umukristo akenera kwambara imyenda igurwa amafaranga ntabwo ava n'Imana nibishaka nzabona amafaranga, utakoze ntayo uzabona, atari uko yayakwimye, ahubwo yakuremye igutandukanyije n'inka bashorera. Buri inka usibye ko kera najyaga mbona zasimbutse urugo zagiye kwiyonera, nyine kubera ko mutazitaye inzara yazishe. Inka ubundi niyirisha aho ijyanye, ni ukuvuga ngo uyu munsi nibavuze ngo turahura hariya cyangwa se turajya kuragira hariya, murazishorera muzijyane zirisha aho mushaka, nizijya hirya ugende uvuge ngo genda uzigarure, muzikebure zigaruke. Ariko we yakuremanye ubwenge butandukanye n'ubwenge bwo guhasaringa, bwo gushakisha, kurwana. Rero Imana nibishaka ariko ugamije ubunebwe, nyuzamo agakato, haguruka tujye gukora. Ego, iyo ni point ya mbere, cyangwa se ni ingingo ya mbere numvaga turi buvugeho. Ingingo ya kabiri rero ni uburyo bwo kwizera Imana. Sinzi impamvu kwizera Imana bitunanira, kandi hari ingero nyinshi z'ibintu tugenda twizera cyangwa se z'abantu tugenda twizera bikanadukorera mugenzi, kandi mu by'ukuri tutigize tumenya ngo ubundi byakozwe bite. Urugero, abantu mwagize amahirwe yo kugenda mu ndege, uheruka ukatisha tike, ubundi hanyuma ukazajya ku kibuga bakagucekinga, bamara gucekinga ukicara muri sare ugategereza, bakababwira ngo indege yanyu yaje, mukagenda. Ntimuzi umupilote uri bubatware, ntimuzi ni umuzungu, ni umwirabura, ni umetisi, arasutse, ni umudamu, ni umugabo, ni iki. Gusa sometimes hari igihe list biriho, nyine list y'iyo ndege, ariko abagenzi benshi ntidukunda kubimenya cyangwa se ntidukunda kubibona.
ngo tumenye ngo dutwawe nande. Rero turavuze ngiye magurutse ahangiye Canada n'urugero, ndege iri buva aha igenda iwe Katari, niba ariho inyura simbizi, hanyuma inze gufata iya Katari igenda ijya muri Canada cyangwa se iya Canada igenda. Ariko abo bapilote simbazi, gusa nicaye mu ndege tu, sinzi unjyanye yanjyanye, ari mu kirere niwe ubicontrollinga kuri map ye, niwe ubizi, ngiye mwicaramo tu, ariko nkumva nizeye ko ngiye muri Canada kandi ndi bugereyo, kandi kuko nkagenda nkagerayo. Ariko mu by'ukuri pilote simuzi, inzira zo mu kirere sinzizi, sinzi uko batwara indege. Ikindi umushoferi muri Kwasiteri tugiye Karongi ku Kibuye, ntituzi nimba yarize imodoka, tumubonye yicaye kuri vola yambaye jiri, ibyo birahagije gusa ngo duhite tuvuga ngo ni umupilote, ni umushoferi aribo tujyana tugezeyo. Ugahita wizera icyo kintu, warangiza mukicara muri bisi mukagenda kubwo amahirwe mukabona mugezeyo. Ariko aramutse ayizi cyangwa atayizi agapfa kuba yambaye iriya jiri gusa, biduha icyizere cy'uko ari butujyane, bityo tukamwizereramo kandi kuko akadutwara. Niba twizera motari, tigeze tumenya aho yiga moto, tigeze tubona uyu munsi hari batwara ari ba sakino, babita ba sakino, nta kaperime, nta kasiranse ka moto, ukicaraho utundi agenda, wagira amahirwe ukabona kugejejeyo, mu by'ukuri ukabyizeramo kandi ibyo bintu bikagukorera. Umunyonzi, umukapiteni w'ubwato, nimubonana kandi muri mu mazi, niwe uzi iby'amazi, niwe uzi iki, mukagenda tu, ashatse yageramo hagati agahagarara, muri mujye kumureba, uri mugire mute, akabahagaze mu nyanja mo hagati, nyine ibibazo bikavuka. Ariko mumwizereramo byanze bikunze, uwo muntu akabajyana kandi akabageza aho bajyanye, kandi bigakora. Tujya kwa muganga uvuga ngo ndababara umutwe, mu by'ukuri akaba igihe nawe acekinze akabura indwara, ariko akavuga ati reka nguhe ibi binini ugende ugerageze ubikoresha, nijya kubwira ngo ugende ubigerageze ubikoresha, n'ibyanga uzagaruke ngo uhindurire, bivuge ngo nawe ntabwo neza ari yizeye 100% ibyo arimo aravura. Ariko ukagenda ngwaye umutwe, banguze paracetamol, yenda uwo mutwe ubundi bavuga ko kurwara umutwe ari ikimenyetso cy'ikintu kitari kugenda neza mu mubiri, niho bisakarira. Noneho bangubise paracetamol, ndagenda zinyweye, nyamara sinarwaye nyine umutwe exactly, ariko kubera ko nizereye muri muganga na bya binini amaye, ndagenda ngabinywa kandi kuko mukanya nkumva nakize. Kubera iki? Nyine namwizereye. Ariko tuvuze ku bintu byo kwizera Imana, abantu benshi usanga babigizeho arigima zitandukanye. Bamwe barayihakana, abandi bavuga ngo ibyo ni ibiki, abandi bayizera bavuga ngo turayizera ariko yabanje gukora ibi, abandi nyine usanga hariho impaka nyinshi mu bintu byo kwizera Imana. N'ibyo abazungu bazanye, ibyo bintu ni ibiki, ntabwo bikora, ibyo bintu babyizera bate, ubundi Imana iri he, isite, ivuga ite, ikora ite, igenda ite, iteye ite, ibahe, mwarahuye, wowe uyimbwira mwarahuye, mwahuriye he, byagenze gute. Nyine ugasanga umuntu kugira ngo umuvane mu byo yibwira n'ibyo atekereza ku Mana biragoye, kandi simple as that. Kwizera gusa ugakizwa, kuvuga ngo niwatuza akanwa ukizeza umutima, kuvuga ngo nibishaka bibe byarazanywe n'abazungu mbese nta kibazo. Nundi kuki niba byarazanywe n'abazungu byakwiriye isi yose, abo bantu bo ntibari abanyembaraga babikwije. Wakwizeye ibyo wizera byazakora bigakora, bitakora bikarorera, ko ntacyo byaba bigutwaye, ntacyo waba uhombye. So rero kwizera Imana tutazi tutabonye, yego ni ihurizo rikomeye, ariko birashoboka. Nababwiye niba wizera umupira tutabonye kandi akakujyana akakugeza iya kugeza, kwizera Imana ariko icyo ushaka kubanza kuyibona. Kandi rega Imana ibinagaragara, nureba ahantu hakuzengurutse, reba imbere yawe cyangwa inyuma yawe, icyo ubona kiri aho hafi urahita ubonamo Imana. Nk'umuntu agenda ku maguru abiri afite ubwenge yavuga atekereza, nta Mana ubonaho. Ubona umuntu akora iyo modoka wicayemo, none wizi ziri electric automatic, uburyo imodoka yihindagurira vitesse, hazamuka ikamenya ibyo ishyiramo, amanuka ikamenya ibyo ishyiramo, wowe ugashorera gusa tu nk'ushoreye. Hariya nta mbaraga z'Imana ubonamo. Iyo ndege nahoze mbabwira kuyigurutsa, ubwenge bwa muntu bwayigurukije, hariya nta mbaraga z'Imana ubonamo. Ni ukuvuga ngo Imana iri ahantu hose wayishakira wayibona. So rero kuyizera ntabwo ari ibintu byagombye gukomplika umuntu wese cyangwa se kugora umuntu uwo ari we wese wabishatse, kubera ko Imana iriho, Imana iri real, Imana iravuga, Imana irareba, Imana irakora mugenzi. Twizere Imana rero,
mu buryo bwacu cyangwa se mu buryo bwawe. Ntawe mpatira kuyizera nk'uko nyizera, nta n'uwo mpatira kuyizera nk'uko ndayizera, ahubwo mu by'ukuri icyo nkangurira abantu bose ni ukwizera Imana, ni uguhindukirira Imana. Ntituba abanzi b'Imana kubera kutayizera, kuyizera rero ni ibintu bishoboka. So please bakunzi ba 7 Mountains TV, umuntu uzi ko atari mu nzira y'Imana cyangwa se umuntu uzi ko atari mu murongo w'Imana, gerageza, hindukira, vayo, ntacyo bitwaye. Iyo rero yari ingingo ya kabiri yo guhugurira abantu kwizera Imana mu by'ukuri udasabye ibimenyetso, kuko ibimenyetso yego biranahari, ariko sina ngombwa ibimenyetso, hari n'ibindi byinshi twizera nta bimenyetso byabyo nk'izo ngero nabahaga kandi bikadukorera. Rero kwizera Imana nabyo utayibonye ntacyo bitwaye rwose, kandi birafasha cyane. Abizeye Imana ntago bakozwe n'isoni, nta muntu nzi wizeye Imana soza mwaye, no. Uwizeye Imana wese byaramukoreye, kandi twese rega turi munsi y'ukuboko kwayo, kandi waba ubishaka waba utabishaka umenye ngo igufiteho uburenganzira cyangwa se ubushobozi n'ububasha. Icya gatatu rero nashaka kwivugiraho, amakuru tubitse mu bwonko niyo dusa nayo. Niba mu bwonko bwawe warabitsemo ko bidashoboka, nagira ngo ubwire ngo ntibizigera bishoboka. Niba mu mutwe warabitsemo ko bishoboka, byanze bikunze birashoboka kandi bizakora. Niba mu mutwe warabitsemo kuzakira kuri iyo ndwara urwaye, byanze bikunze ugomba kuzakira, kuko intambara ubwonko burwana ya buri munsi ni ugusakaza mu mubiri uturemangingo dukiza iyo ndwara. Kubera iki? Ubwo wabwiye ubwonko ko ugomba gukira iyo ndwara. Niba ubwira ubwonko ko amaherezo ubuzima buzahinduka, ayo makuru ukaba uyabitse uvuga uti isaha n'isaha bizahinduka, ngira ubwire ngo isaha n'isaha bizaguhindukiraho. Ikintu cya mbere ni amakuru. Bika amakuru meza mu bwonko, amakuru ari positive, amakuru atarimo amahane, amakuru atarimo amakimbirane, amakuru atarimo intonganya, amakuru atarimo ishyari n'umushiha, amakuru arimo avuga ko byanze bikunze kazafatwa cyangwa se byanze bikunze bizagenda neza. Ubu nizera ko cyangwa se mfite amakuru ko tuzagira aba subscribers miliyoni zirenga. Niba umwana yaje speed uzano wirirwamo kaniki afite subscribers bangana kuriya ku bintu nka biriya, ngiye gucana nkababwira kwizera Imana gute nazagira aba subscribers miliyoni 20. Birashoboka cyane, twaratangiriye kuri umwe, naba ntabwo nari nzi ko bizahagera, ariko mbitse mu makuru yanjye ko nubwo yenda ibintu mvuga bidakunzwe n'abantu benshi cyangwa se bidakurikirwa n'abantu benshi, ariko muri ba bandi bake bagenda bazana abandi bakeya, hanyuma nkazashiduka byarakunze cyangwa se byaremeye. Rero mugenzi, bika amakuru mazima mu bwonko, hereza ubwonko bwawe amakuru y'uko ibintu bishoboka. Uyu munsi uri muri situation igoye, yes, ariko bwira ubwonko bwawe ko amaherezo situation izahinduka. No situation is permanent, nta situation iri permanent cyangwa se permanent ibaho, birahinduka uko byamera kose. So rero bakunzi ba 7 Mountains TV, tugerageze twizere Imana, tugerageze tubwire ubwonko bwacu ko bishoboka, byanze bikunze bizagenda neza, kandi byanze bikunze amaherezo bizaba. Erega nta wavukanye byose, erega nta wavutse byose byuzuye. Impamvu tuzindukira ku ishuri cyangwa tuzindukiriza y'abana bacu no kugira ngo batoreyo ibyo tutabasha kubahereza. Rero mu by'ukuri humura wowe urushe, humura wowe uremerewe, humura wowe ubwowe, byanze bikunze bizagenda neza. Ibintu bitatu rero twiganiriragaho hano kuri 7 Mountains TV. Ijambo kuvuga ngo Imana nibishaka ariko ugamije kuba umunebwe, shiramo agakato. Kwizera Imana birashoboka, si ngombwa ko ubona ibimenyetso cyangwa bakubwira cyane cyangwa bakubwiriza cyane. Ikindi cya gatatu, amakuru tubitse ku bwonko, nagira nkubwire ngo turasa nayo uyu munsi. Hanyuma rero reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Dushimire cyane mwebwe mukunda kandi mukurikiza ibiganiro byacu. Nibutse abatarakora subscribe kuri channel yacu, dufashe mugenzi, kandaho gusa just hit kuri subscribe cyangwa se sabone, aho ngaho ntacyo bitwaye.
kandi urabukoze cyane nawe, kandi uzashyigikirwa n'abandi. Umunsi ushyigikiye hano, ejo nawe baragushyigikira. Umunsi duhesheje umugisha, nawe ejo umugisha urawuhabwa. So rero mu by'ukuri reka nsohore ikiganiro hano. Nje ndi Emma, ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho yiyo ni 7 Mountains TV. Ciao ciao.